Yewe nariyemeje, yewe nariyemeje, yewe nariyemeje guhonda garaviye, nzakubita igaraviye mpaka ngeze kw'iterambere. Yewe nariyemeje, yewe nariyemeje, yewe nariyemeje guhonda garaviye, nzakubita igaraviye mpaka ngeze kw'iterambere. Nimbona ikiraka nzakora n'umurava, nezeza uwampaye akazi nahonze garaviye. Nimbona ikiraka nzakora n'umurava, nezeza uwampaye akazi nahonze garaviye. Nzishyura mitiweri nahonze garaviye, nzishyurira umwana ishuri nahonze garaviye. Yewe nariyemeje guhonda garaviye, yewe nariyemeje guhonda garaviye. Niba ushaka amakuru y'amashira kinyoma y'akazi kanjye, uzabaza Universite ya Kibogora, uzagende Kigali Kacyiru nahonze garaviye, uzajye Nyamagabe mu buruhukiro Mironze nahonze garaviye. Ubundi nitwa Bazimazi Jean Pierre. Yego Jean Pierre. Noneho rero na mu murenge wa Kanjongo, akagari ka Kigali, kano ni akakigo yoretse ku murenge ari Kanjongo n'ubundi. Akazi nkamaze mu myaka 20. Ubwo rero bavuga ko umumaro gafiteho ni munini cyane. Ntabwo nabona uko mbivuga kuko ndibuka umunani wa papa nawugurishije 20,000, ndimuka njya gutura ahandi mu murenge wa Macu. Mvuye kujya gutura ahandi, ngiye gutura ahandi rero nisaba guhera gusa nkaho mereye kuri 0 ku busa. Ariko nkajya nkora ubuyede, nakora ubuyede nkabona wapi, ajya i Kigali ngo ni Kigali reka da ntibiri gukunda. Nisaba ko rero ngaruka mu cyaro gahunda nza gukomeza ibyo guhonda amabuye, ariko ndi Kigali hakaba hari umuntu wambwiye ati Imana yavuze yuko nusubire mu cyaro Imana iraguha umugisha kandi ihereye ku kazi wakoraga gasuzuguritse. Aka rero nagakoraga bakanyambura, nagakora bakanyambura ingorofani yari na 200 yari make. Akongeza ino naje kubona ngarutse Imana imaze umuhanuza amaze kuvuga gutyo, naje kugera ku kazi kuza. Noneho iminara y'Mutene bari kuyubaka, mbona akazi nkorera amafaranga ku buryo muri icyo gihe bari gushyira abantu mu byiciri by'ubudehe. Yewe naringiye nagiye nshaka ko banshyira mu cyiciri cya mbere cy'abafashwa. Hanyuma wari igitifu w'umurenge Ndindayino ahita bati urabisa umugabo hondera garatsani garaviye abaturage batini ati genda ujye gufunguza konte. Ijambo ry'umuyobozi rero rirakomeye burya, nuko ubwo nge numvise ashinyaguriye na konte nari nzi ko bivuga ibyo ari byo. Ariko nagiye mbabaye, ariko mbona akazi ucyo gihe Universite Kibogora bampa akazi kugeza ubwo nagezeje nakoze mbona 600 kuri konte. Hanyuma nza kuhava mbo haboneka umugabo witwa Antoine w'i Kigali wubakaga ibigega by'amazi, ampa akazi. Maze kumpa akazi ndakora kugeza ubwo naje kubona mbona ngeze kuri miliyoni
ubu nawe witungiye miliyoni yawe ubikesha ibingibi kuri konti. noneho uwo mugitifu akubwira ati genda ufunguze konti, wumvaga nk'uko wari uvuze wumvaga gushinyaguriye, wumvaga koko bishoboka ko nawe watunga ifaranga kuri konti? Uretse ni na konti ubwo no kubarandibuka rimwe nigeze nitanga 50,000 muri korari, ngo narambaza ngo yatanze ngo uzikuyihabara nimugoroba. Nuko nanjye ndebye koko mfite imyaka 32 ariko ntarabara 50,000. Ufite imyaka 32? Ntarabara 50,000. Ubwo twari tugicana mu nzu twabagamo. Nuko ariko buriya nyine iyo umuntu akora burya ntabwo buriya ubukungu buri mu maboko. Ubukungu buri mu maboko no mu bushake, cyane ko na perezida yavuga ko gushaka ariko gushobora. Ubwo rero Imana yaje gukomeza kumfasha. Uko ayo mafaranga witanze se koko warayabaza urayabaha pe bati uyu mugabo? Ayo nayakuye i Kigali, nayakoreye ndi i Kigali, ndayitanga ndayishyura. Ndangije kuyishyura nibwo namanutse nza gukora ibyo bindi byo guhunda amabuye nyuma, ariko ayo mafaranga y'I Kigali navuyeyo maze kuyakorera. Hanyuma umaze imyaka 20 muri aka kazi, kuri ubu ngubu umaze kugera kuki? Bo urumva papa, urumva nimutse ndafite n'ibihumbi 50 nari mfite. Urumva ibyo byose ubu ahantu ntuye maze kugura ikibanza gifatika cyagutse kandi kirimo n'inzu nayo itagayitse. Ufite nk'agaciro kangahe? Ntabwo habura miliyoni 5. Noneho naje gukomeza gukora, ndagiye Nyamagabe amezi 3 Antoine anjyanye bubakaga imigega mu murenge wa Buruhukiro, amakorero 450. Ubwo ndaza ngura umurima, kurumva ko n'iterambere ryari kuboneka. Hanyuma mpavuye naje gukorera uruganda rw'icyayi ruguririya, nkakorera miliyoni 770. Ubwo hamwe ajyana umwana ku ishuri, yatsinze torokome uba yiga imwezi ari mu wa 5. Andi agura ishyamba 600,000 nabyo turarifite. Ubu ntabwo ryabura miliyoni n'ubundi umuntu ayikeneye. Ibyo byose ubwo kuko ubu dufite abana 7, ibyo byose nta mwana utiga, bose bari kwiga. Ubwo rero turi kumva ko ibyo byose nta birenze, ariko nanone akazi ko karadutunze nk'uko mwari mutubajije, haraho katugejeje, ntabwo aho twari turariho turi. Hanyuma noneho nabawe uti bariga, kuri ubu ngubu noneho ubafitemo cyizere cy'ejo hazaza hawe bo, kugira ngo wenda nubwo aka kazi kaguteje imbere, nkeka ko nawe wifuza ko hari ahandi bagera. Ubu muri interina arakurikirana ibijyanye n'ubwarimu muri TTC. Hanyuma abandi bose iyo mbaganiriza mba numva babaza intego, buri wese afite icyo agomba kuba cyo, nubwo atari icyo agomba kuba kiri ko afite, ari kwiga afite intego ntumbero yaho yerekeje. Numva rero icyizere cyanjye nuko abana batazaragwa guhonda amabuye nk'uko mponda amabuye, nubwo bifite umumaro. Na cyane ko ubu tuba tunareba aho isi yerekeza, ushobora gusanga ejo hazaba hariho amamashini ayihonda. Ubwo rero ibyiringiro ntabwo ibyiringiro by'abana ntiwabijyana mu kazi k'amabuye, kuko ejo ushobora guhinduka niba zanayahonda ariko akazayahonda akoresha mashini kuko yabyize. Icyo twifuza. Ubwo rero icyerekezo cy'abana twumva mfite nuko bazahindura amateka y'umuryango. Igisekuru navutsemo noneho icyanjye kigagira icyo gihindura. Nicyo cyifuzo. Hanyuma urabwira icyo urubyiruko rushyira amaboko mu mufuka, cyangwa inaha mu karere ka Nyamasheke ntabwo urubyiruko rwaho ari abanebwe? Umuntu wese w'umunebwe ajya amenya ko atanubaha Imana, kuko muri Yesaya niho handitse ko
abavuga handitse ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Umuntu wese uvuga ko asenga yagombye kuba ashoboye gukora. Isengesho rya mbere ni imibereho myiza, umubiri muzima n'ubugingo buzima byose bikagenda. Ubwo rero umuntu ushoboye gukora aba arimo n'umukozi w'Imana, kuko iyi mirimo ya buri munsi dukora n'Imana irayihembera. Ubwo ko abantu benshi bazi ko kujya mu nsengero bakajya kuba babonetse mu materaniro cyangwa babonetse mu masengesho cyangwa baba baryamye ahantu igihe bavuga ko bari gusenga ariko gukorera Imana cyangwa se n'ibindi nabyo ni byiza, ibyo byose ni byiza, ariko byose isoko yabyo ni ugukora. Ubwo rero nabwira umuntu wese umuntu wese aho ari ko yashakisha ikintu akora kandi kazakora akagakorana umwete, umurava n'ubushake. Yesu yaranabivuze abwira abigishwa ababwira ngo mushake muzabona, musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Urumva ntawe yigeze abwira ngo agenda aryame, agenda asinzire, agende yirwe yifashe yicaye ku muhanda cyangwa se yifashe mu mpago ngo nibwo azaba akoze neza. Ubwo wese ukora ibyo ngibyo amenye ko n'umwana niwe mwana wa Satani uvugwa ubundi. Ukora ibyo niwe mwana wa Satani, ndetse ntabwo natinya kuvuga ko umuntu uryama atarwaye, ntabwo natinya kuvuga ko ari n'umugome. Uwo ni n'umugome. Ubwo rero icyo navuga nuko nabwire shishikariza umuntu wese waba unyumva cyangwa se azumva iradiyo mukorera, nabwira ko umuntu dukorera BTN TV, televiziyo ya BTN iri he? Iri i Kigali. Ubwo rero iyi message natanga nivuga ngo umuntu wese ushaka ko Imana imunezererwa kandi akanezeza bagenzi we, nawe ubwo akinezeza mu rugendo rwe rwo kuri iyi si, nakura amaboko mu mufuka akore. Kandi akore, nta kazi ko gusuzugurwa akangatangira abantu. Nabibwiraga baravuga ngo nta muntu hari wigeze ncira mu mutwe, arambwira ngo uzapfa udakize urahunda mu bikogera saa 12. Ariko akazi na akazi, niba umucuruzi ava mu atangira saa 12 akazagereza saa 4 z'ijoro, saa 5 z'ijoro acuruza, na akazi ke yahaye agaciro, nanjye akanye ngomba kugaha agaciro, natandukanywa nako nuko hatakibona. Numva message ari yo kubwira abantu ko bagomba gukora kugira ngo banezeze Imana nabo binezeza, banezeza bagenzi babo. Urakoze cyane.